Muramutse neza kandi muraho twongeye kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi tubahaye ikaze hano kuri sheni yacu Ururembo TV kandi tubifurije icyumweru cyiza, icyumweru gihire kandi icyumweru cy'umugisha. Murabizi ko turi kugana ku mpera z'umwaka dusoza umwaka wa 2025 twinjira mu mwaka wa 2026. Birashoboka ko wahuye n'intambara z'uburyo butandukanye, wahuye n'ibikugoye mu buryo butandukanye, wahuye n'ibiruhanya, birashoboka ko waba wararwaye, waba warahuye n'ibizazane by'uburyo butandukanye, waba warabuze imibereho, waba warakweha abawe bakaba baritabye Imana. Turakubwira ngo humura kandi ukomere, haracyariho ibyiringiro. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, nubwo waba warahuye n'ibyo byose, imbere ni heza. Komera ushikame, wigira ubwoba, witinya. Hanyuma yaba ari ubwa mbere uje ku isheni yacu cyangwa se ari ubwa kenshi, kanda subscribe, kola like, share and comment yawe irakenewe. Kandi niba usanzwe warakanze subscribe, tugukuriye saluti. Kandi niba utarayikanda uyikandeho, hanyuma ufungure agakoni cyangwa inzogera ya notification, uzajya ubona notification yo kugira ngo uko dushyizeho video uzajye uyibona. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma mwikuri iki cyumweru, ni icyumweru cyiza kandi ni icyumweru cy'umugisha. Ni umunsi Imana iduhaye kandi ituremeye kugira ngo tuwukoremo imirimo myiza kandi yo gukiranuka. Ngufitiye rero ubutumwa, ngufitiye ijambo ryiza rihindura ubuzima, ngufitiye ijambo ritanga ibyiringiro, ngufitiye ijambo ryongera gutuma utekereza ku mwami wawe, ku mwami Imana, kuko Imana iragukunda kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kugutabara. Uyu ni umunsi wo ku cyumweru, ku munsi w'umwami, niko Yohana yavuze. Ni umunsi twibukaho kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunsi rero udasanzwe ku buzima bwanjye, ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Ni umunsi Imana iri kukuvugisha inyuze mu ijambo ryayo mu gitabo cy'Imigani, ibice 19 umurongo waho wa 21. Aha niryo jambo nkuzaniye, nibwo butumwa nkuzaniye bunyuze mu iri jambo mu gitabo cy'Imigani. Nongere mbisubiremo, ibice 19 umurongo wa 21. Umva uko havuze: mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Amena, haleluya. Umutima w'umuntu, mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Mu mitima yacu wagize imigambi myinshi uyu mwaka washize, wagize ndetse imihigo myinshi. Rero wagize intekerezo nyinshi zitandukanye, wagize byinshi ugambirira, ariko burya mu mutima w'umuntu nyine habamo imigambi myinshi. Ariko reka nkwibutse ko Uwiteka ari we usohoza imigambi yawe. Reka nkwibutse ko Uwiteka ari we wenyine ubasha gusohoza ibyo ugambirira mu mutima wawe. Ariko kandi nkwibutse ko Uwiteka ari we ushyigikira imigambi myiza, ibyo ugambirira, ibyo wibwira, ibyo ubona utanagezeho. Reka nkubwire ko Uwiteka ari we ujya ubisohoza. Umunsi umwe Uwiteka, buriya ku Uwiteka Imana ashobora kudakora igihe mu myaka myinshi. Ushobora kubona warahuye n'ibikugora byinshi, waragambiriye byinshi ntubigereho, ariko ku munsi umwe w'Uwiteka Imana ikaza igakora bya bindi iri kuzakora mu myaka myinshi. Utegereje ibisubizo byawe, utegereje ko imigambi yawe ijya mu bikorwa cyangwa uyishyira mu ngero, ukabona byaragucanze mu myaka myinshi, ariko umunsi umwe w'Uwiteka araza byose akabisohoza. Umunsi umwe w'Uwiteka Imana iraza ikabikuraho bya bindi byari bikugarije. Umunsi umwe w'Uwiteka Imana iraza ahari umubabaro ikahindura ibyishimo. Umunsi umwe w'Uwiteka Imana iraza igahindura byinshi. Rero mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko reka nkwibutse ko Uwiteka ari we usohoza inama zawe. Uwiteka ni we wenyine
usohoza ibyo ugambirira. Rero ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Reka nkubwire mwene data, birashoboka kuba waranzwe n'inshuti, birashoboka kuba waranzwe n'imiryango, birashoboka kuba hari ibitaragenze neza uyu mwaka turi kugenda dusohokamo, ariko reka nkubwire ko ineza y'umuntu ari imutera gukundwa. Ineza y'umuntu niyo, imigambi myiza y'umuntu niyo imutera gukundwa n'abandi bagenzi be. Rero iyo komeza ugire imigambi myiza, komeza ugambirire ibyiza, komeza ukore neza. Ibyo byiza byawe ukora bizagutera igikundiro kubera yuko uba wakoze neza. Imana rero ikumpera umugisha. Komeza ukore neza, komeza ugambirire ibyiza, kandi ineza yawe niyo igiye kugutera gukundwa. Ineza yawe niyo igiye kugutera igikundiro kidasanzwe ku buzima bwawe kubera ineza yawe. Ineza yawe rero, iyo neza niyo yonyine ishobora gutuma uva ku ntera imwe ujya ku yindi, ikagukundisha, ikaguha igikundiro. Imana ikaguhereza igikundiro ku bw'ineza yawe. Imana rero iguhe umugisha kandi Imana ikurengere. Reka nkubwire uti komeza ugira icyumweru cyiza, komeza imigambi yawe ibe myiza, kandi ukomeze kugubwa neza. Abajya mu materaniro mbifurije amateraniro meza. Hari abakora amateraniro yo mu gitondo ndetse n'abakora amateraniro y'umugoroba. Uyu munsi ubabere umunsi mwiza, ubabere umunsi udasanzwe. Mubone ukuboko kw'Imana, mubone ubwiza bw'Imana. Aha yari ku Rurembo TV. Niba utakanze subscribe, kanda subscribe, kore like, share, komanteri yawe irakenewe. Kandi nukuri mu mpera z'uyu mwaka, reka mbasabe ko mwadushyigikira kuri uyu murimo twatangiye. Twadukeneye ibitekerezo, twadukeneye mu buryo butandukanye ko mwadushyigikira. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi Imana ibishimire. Mwari kumwe na Evangeliste Silas. Mugubwe neza, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze. Shalom shalom.